Muraho neza abakunzi bacu bahora badukurikirana umunsi ku munsi. Iyi ni YouTube channel yanyu Driving College School TV, aho tuba tuje gukosora ikizamini kiba cyakozwe kugira turusheho kubona imyitozo ihagije nitugerwaho tuzatsindire ku manota hejuru kandi bitatugoye. Ikintu ubusabwa kugira dukosora ikizamini nk'iki, ufata agapapuro, ugafata ikaramu, ukagenda wandikaho igisubizo cya nyacyo mu bisubizo bine baba bagwaye kuri buri kibazo, asigaye ukareba amanota uri bugire kuri 20. Ibindi byo nukubisaba gukanda subscribe niba mutari mwayikanda kugira ikizamini cyose dushyizeho mujye muhita mukibonera ku gihe. Kindi ushobora kuba uri gukosora ikizamini nk'iki ukagira ikibazo ukabura umuntu baza, ushobora guhita unyandikira kuri 0783531626 tukagufasha biruseho. Ibindi byo nukwibutsa ko aho waba uri hose mu gihugu amakode ari kuboneka, mukomeze mutwandikiye kwiyo nimero, mukomeze muduhamagare kwiyo nimero, dukomeze tubafashe. Ndakeka ko mwamaze gufata udupapuro, ndakeka ko mwamaze gufata amakaramu. Reka dutangire n'ikibazo cya mbere cyabajijwe. Ikibazo cya mbere cyabazaga ngo kuki ugomba gucana amatara mu gihe hatangiye kwira? A. Kugira ngo akerekana umuvuduko kagaragare neza. B. Kugira ngo abandi biborohere kukubona, ubwo abandi bayobozi b'ibinyabiziga cyangwa abandi banyamaguru bari gukoresha uwo muhanda urimo. C. Kugira ngo ujyane n'abandi bayobozi b'ibinyabiziga. D. Kuko amatara yo ku muhanda ari kwaka. Ese wowe hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ese igisubizo cy'ukuri ni A, kugira ngo akerekana umuvuduko kagaragare neza. Ese igisubizo cy'ukuri ni B, kugira ngo abandi biborohere kukubona. Ese igisubizo cy'ukuri ni C, kugira ngo ujyane n'abandi bayobozi b'ibinyabiziga. Cyangwa hano igisubizo cy'ukuri ni D, kuko amatara yo ku muhanda ari kwaka. Ndakeka ko wamaze kwandika igisubizo cy'ukuri ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri ni B, kugira ngo abandi biborohere kukubona. Ikibazo cya kabiri kirabaza ngo nihe mpamvu ituma tugomba kugabanya umuvuduko mu gihe hari ibihu? Murabizi hari ibihe bigera by'imvura, cyane cyane ibihu bikamanuka ku buryo uba utareba imbere cyane. Icyo gihe rero hari impamvu uba ugomba kugabanya umuvuduko. Hano baduhaye ibisubizo bine, urahitamo igisubizo cy'ukuri ukurikije nawe uko ubyumva. Hasigaye igisubizo cy'ukuri ucyandike ku gapapuro. A. Igihe feri idakora. B. Igihe uhumishijwe n'amatara yo kubisikana. C. Igihe moteri imara ngo izime. D. Nuko biba bitoroshye kubona ikiri imbere. Ese hano urabona ari iyihe mpamvu ituma umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kugabanya umuvuduko mu gihe hari ibihu? Abantu batazi ibihu ni bya bintu abantu bita ngo ibicu, biba bisa nkaho byamanutse bimeze nk'ibyokatsi, bikaba byatuma utareba imbere cyane. Hano ndakeka ko wamaze guhitamo igisubizo cy'ukuri. Ese igisubizo cy'ukuri ni A, ese igisubizo cy'ukuri ni B, ese igisubizo cy'ukuri ni C, cyangwa igisubizo cy'ukuri ni D? Hano rero ndakeka ko wamaze kwandika igisubizo. Igisubizo cy'ukuri ni D, nuko biba bitoroshye kubona ikiri imbere. Igisubizo nk'icyo ugahita ugifata mu mutwe, kuko n'ubundi niko baba bazongera kukubaza. Ikibazo cya gatatu cyabaza ngo umuhanda urombereje w'ibice byinshi, ndashaka kunyura kuri izi kamyo ebyiri mu gihe gito ibumoso icyarimwe. Biremewe? Tegereze neza zino kamyo, uri umuyobozi w'ikinyabiziga, uri inyuma yazo ushaka kuzinyuraho mu gihe gitoya ukagenda wihuta, none biremewe? Tegereze neza ifoto baduhaye. A. Yego. B. Oya. C. Yego bikorewe ibumoso. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ubwo bishatse kuvuga ngo A ntabwo ariyo, B ntabwo ariyo, na C ntabwo ariyo. Niko kuri D biba bishatse kuvuga. Ndakeka ko wamaze guhitamo igisubizo cya nyacyo. Ese ushaka kunyura kwa zino kamyo ebyiri icyarimwe biremewe? Hano ndakeka ko wamaze guhitamo igisubizo cy'ukuri. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri ni A. Yego biremewe.
Ikibazo cya kane kirabaza ngo ku muyobozi w'ivatiri iki cyapa kivuze iki? Ndakeka ko nta muntu ugifite ibibazo ku byapa. Mugende murebe video nabashyiriyeho, mukomeze muyirebe, mukomeze mwihugure ku byapa. Hari abantu bari kujya baranyandikira bakambwira ngo nazabakoreye video ku byapa, namaze kuyishyiraho. Mwagenda mukareba video tuba twarashyizeho kera, mukagenda murahita muyibonaho, ubundi mwihugure. Murabizi intego yacu aba ari ukugira ngo mutsinde. Kirambuza gutwara ku muvuduko utarengeje kilometero 5 ku saha. Tegereze neza icyapa. B. Nta burenganzira cy'ima mu gihe gikurikizwa ku binyabiziga bifite hejuru ya toni 5. C. Ntacyo bindebaho mu gihe bireba gusa izipima toni 5 no kurengaho. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese wowe hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Tegereza neza icyapa. Ese igisubizo cy'ukuri ni A? Ese igisubizo cy'ukuri ni B? Ese igisubizo cy'ukuri ni C? Cyangwa igisubizo cy'ukuri ni D? Ndakeka ko wamaze kwandika neza igisubizo cy'ukuri ku gapapuro. Igisubizo cy'ukuri rero hano ni C. Ntacyo bindebaho mu gihe bireba gusa izipima toni no kurengaho. Murabona ko iki cyapa kirimo 5 ta, biba bishatse kuvuga ko bireba gusa ibinyabiziga bifite uburemere burenga toni 5. Ariko biterwa, iyo banditsemo 5 aba ari toni 5, ariko biriya byapa bikunda guhinduka bitewe n'ubutumwa bishaka gutanga. Hari igihe bashobora no kwandikamo 10 toni. Ikibazo cya 5 kirabaza ngo ndashaka kugata iburyo biremewe? Tegereze neza. Uri umuyobozi w'ikinyabiziga, ubonye icyapa imbere yawe. Ese gukata iburyo biremewe? Tegereze neza icyapa gihari. Ni icyapa gifite ishusho y'uruziga, ubuso bw'umweru n'ikirango cy'umukara, ariko gishishemo umurongo w'umutuku. Wowe urabona hano igisubizo cy'ukuri ari ikihe? A. Yego. B. Yego ariko nyuma yo guhagarara. C. Ntabwo byemewe. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese wowe hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ese igisubizo cy'ukuri ni A. Yego. Ese igisubizo cy'ukuri ni B. Yego ariko nyuma yo guhagarara. Ese igisubizo cy'ukuri ni C. Ntabwo byemewe. Cyangwa igisubizo cy'ukuri ni D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ndakeka ko wamaze kwandika neza igisubizo cy'ukuri ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri ni C. Ntabwo byemewe. Urabona kino cyapa kirabikubuza. Harimo agafureshi gakatiye iburyo ariko gacishijemo umurongo w'umutuku. Biba bishatse kuvuga ko bitemewe gukatira iburyo. N'ahandi hose uzabona icyapa kimeze kuriya, uzahita umenya ubusobanuro bwacyo. Ikibazo cya 6 kirabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Tegereza neza icyapa. Gifite ishusho y'uruziga, ubuso bw'ubururu n'ikirango cy'umweru. Ese iki cyapa gisobanura iki? A. Kunyuranaho bikorerwa iburyo gusa. B. Umuhanda uyoberejwe iburyo. C. Kata iburyo gusa. D. Umuhanda munini urasukira ibumoso. Ese wowe hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ese igisubizo cy'ukuri ni A. Kunyuranaho bikorerwa iburyo gusa. Ese igisubizo cy'ukuri ni B. Umuhanda uyoberejwe iburyo. Ese igisubizo cy'ukuri ni C. Kata iburyo gusa. Cyangwa igisubizo cy'ukuri ni D. Umuhanda munini urasukira ibumoso. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko wamaze kwandika neza igisubizo cy'ukuri ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri ni C. Kata iburyo gusa. Murabizi twabonye amoko 5 y'ibyapa byo ku mihanda. Kiriya cyapa rero kibarizwa mu byapa bitegeka. 7. Iki cyapa gisobanura iki? Tegereze neza icyapa baduhaye. Gifite ishusho y'uruziga, umuzenguruko w'umutuku, ubuso bw'umweru n'ikirango cy'umukara gicishijemo umurongo w'umutuku. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ese igisubizo cy'ukuri ni A.
birabujijwe gukata iburyo. B, tanga inzira ku bindi binyabiziga bigenda mu gihe ugiye gukata iburyo. C, kata iburyo mu gihe nta bindi binyabiziga biturutse mu kindi cyerekezo. D, ikavuga ngo nta nkengero y'umuhanda yegutse iri iburyo. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Hano rero igisubizo cy'ukuri ni A, birabujijwe gukata iburyo. Tegereze neza, kino cyapa kirimo agafureshi gakatira iburyo ariko gacishemo umurongo w'umutuku, biba bishatse kukubuza gukatira iburyo. Murabizi hari igihe bashobora kuhashyira kino cyapa kubw'umutekano cyangwa ari ukugira ngo babe bakurinda ibyago unabirinde abandi bayobozi b'ibinyabiziga. Ikibazo cya 8 kirabaza ngo ibinyabiziga bigendeshwa na moteri hatarimo velomoteri n'ibinyabiziga bidapakiye umuvuduko wabyo udashobora kurenga kilometero 5 mu isaha, ahateganye bigomba kuba bifite ibikoresho by'ihoni byumvikanira mu ntera ikurikira. Murabizi hari ibinyabiziga biba bigomba kuba bifite amahoni yihariye, kiba kigomba kuvuza ihoni hari intera kiba kigomba kuvugirizamo ihoni bitewe n'ubutumwa gishaka gutanga, kugira ngo birinde abandi bayobozi b'ibinyabiziga bari gukoresha umuhanda umwe, ndetse binarinde abanyamaguru kuba habaho ibyago by'impanuka. A, muri metero 200 iryo honi rikumvikanira muri metero 200. B, metero 150. C, metero 100. D, metero 50. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ese igisubizo cy'ukuri ni A, metero 200. Ese igisubizo cy'ukuri ni B, metero 150. Ese igisubizo cy'ukuri ni C, 100, cyangwa igisubizo cy'ukuri ni D, metero 50. Ndakeka ko wamaze kwandika igisubizo cy'ukuri ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri ni C, metero 100. Ikibazo cya 9 kirabaza ngo ahatari mu nsisiro ibyapa biburira n'ibyapa byo gutambuka mbere bigomba gushyirwa mu ntera ikurikira y'ahantu habyerekana. A, metero 150 kugeza kuri metero 200. B, metero 100 kugeza kuri metero 150. C, metero 50 kugeza kuri metero 100. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Murabizi hari ukuntu bitewe n'ubutumwa icyo cyapa gishaka gutanga, icyapa ubona baragishyize nka hano ariko asanga kugira kiburire umuyobozi w'ikinyabiziga afatangire gufata ingamba hakiri kare, ikigaza kikakuburira ariko kugira ugere aho icyo kintu bari kukuburira kiri haraba harimo intera runaka. Hano bari kukubaza none iyo ntera iba ingana ite? Ese igisubizo cy'ukuri ni A? Ese igisubizo cy'ukuri ni B? Ese igisubizo cy'ukuri ni C? Cyangwa igisubizo cy'ukuri ni D? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko wamaze guhitamo igisubizo cy'ukuri. Hano rero igisubizo cy'ukuri ni A, metero 150 kugeza kuri metero 200. Ikibazo cya 10 kirabaza ngo ku mihanda ibyapa bikurikira bigomba kugaragazwa ku buryo bumwe. A, ibyapa biyobora n'ibitegeka. B, ibyapa biburira n'ibitegeka. C, ibyapa bibuza n'ibitegeka. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. We turi gukosorana kino kizame ushobora kwibaza se ibyapa biyobora, ibyapa bitegeka, ibyapa biburira, ibyapa bibuza, ibyo byapa ko ntabyo nigeze mbonaho. Nkwibutsa ko twamaze gushyiraho video yo ku moko 5 y'ibyapa bikoreshwa mu muhanda, wagenda ukayireba. Kandi mbibutsa ko mwa ino weekend tugiye kwinjiramo ndahita bategurira isomo ku matara. Ndabizi mumaze iminsi mubwira ngo mbategurire iryo somo. Wewe icyo busabwa ni ugukanda subscribe kugira ngo ikintu cyose dushizeho mujye muhita mukibonera ku gihe. Rero ino weekend ndibuze kubategurira video yo ku matara kugira ngo turusheho kwihugura, tuzatsindire ku manota yo hejuru kandi dukore rimwe. Hano rero ndakeka ko wamaze guhitamo igisubizo cya nyacyo. Niba utari gusobanukirwa iby'ibyapa wakongera ukareba iyo video y'ibyapa
ubundi ukajya uragera ku bibazo nk'ibi ugakomeza bitakugoye. Hano rero igisubizo cy'ukuri ni C, ibyapa bibuza n'ibitegeka. Ikibazo cya 11 kirabaza ngo ni iyihe feri ituma imodoka igenda buhoro kandi igahagarara ku buryo bwizewe bubangutse kandi nyabwo, uko imodoka yaba yikoreye kose, yaba igeze ahacuramye cyangwa ahaterera. Rero hano hari amoko ya feri bagiye kuduhamo, duhitemo igisubizo cya nyacyo. A, feri y'urugendo. B, feri yo gutabara. C, feri yo guhagarara umwanya munini. Murabizi ikinyabiziga kiba kirahagarara umwanya munini, kiba kigomba kuba hari feri gifite kugira ngo kitaba cyakwicunga kikaba cyajya guteza ibyago. Cyangwa igisubizo cy'ukuri ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ubwo A, feri y'urugendo akaba atari byo. B, feri yo gutabara ikaba atari yo. C, feri yo guhagarara umwanya munini ikaba itari yo. Mwazino feri muri make baduhaye hejuru hakaba nta nimwe irimo, niko kuri D biba bishatse kuvuga nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese mwebwe murabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ndakeka ko wamaze gufata igisubizo cy'ukuri ukacyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri ni A, feri y'urugendo. Ikibazo cya 12 kirabaza ngo urimo kugenda mu nzira nyabagendwa, ni gute wanyura ku muyobozi w'igare? Uri umuyobozi w'ikinyabiziga, wenda utwaye ikamyo, wenda utwaye ivatiri cyangwa indi modoka isanzwe, cyangwa uri n'umumotari ugiye guca ku munyegare atwaye akagare ari imbere yawe, uba ugomba kumunyuraho gute? A, kuvuza ihoni mu gihe umunyuraho, wamugera iruhande ukavuza ihoni. B, kumunyuraho umwegereye ukagenda ukamusatira. C, gusiga umwanya uhagije igihe umunyuraho cyangwa ukamusigira umwanya uhagije. Murabizi amagare nta moteri aba afite, ashobora no kugira nk'akabazo ukabona igare rigwa, ubwo nyine ukamuha umwanya uhagije. D, kugabanya umuvuduko mbere yuko umunyuraho, cyangwa wajya kumugeraho ukagabanya umuvuduko ukagenda witonze. Hano rero urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ese ni iki wakora ugiye kunyura ku muyobozi w'igare? Uri umuyobozi w'ikinyabiziga ugiye guca ku munyegare. Ese igisubizo cy'ukuri ni A? Ese igisubizo cy'ukuri ni B? Ese igisubizo cy'ukuri ni C? Cyangwa igisubizo cy'ukuri ni D? Bibutsa gukomeza kujya mutwandikira muri comment ibindi bintu mushaka ko tubateguraho isomo. Murabizi wenda twashaka umwanya tukajya dushyiraho ikizame tugashyiraho n'iryo somo bitewe nuko byabafasha kugira mutsinde neza. Mujye mubitwandikira muri comment. Hano rero igisubizo cy'ukuri ni C, gusiga umwanya uhagije igihe umunyuraho. Ikibazo cya 13 kirabaza ngo ni iki wakora igihe utabona neza usubira inyuma? Uri gusubira inyuma, ntabwo uri kureba neza inyuma, ntabwo uzi se niba hari ibuye, ntabwo uzi se hari icyobo, ntabwo uzi se hari umuntu. Ni iki wakora? A, ubwo bagiye kuduha ibisubizo bine, uhitemo igisubizo cya nyacyo. A, kumanura ikirahure cy'imodoka urebe inyuma. B, fungura umuryango w'imodoka ureba inyuma. Ubwo ugafungura umuryango w'imodoka ukagera usubira inyuma wafunguye umuryango uri kurebera mu muryango. C, gushaka umuntu uri hanze y'ikinyabiziga ukuyobora, ugashaka nk'umuntu akagera akubwira ati igira inyuma, igira inyuma, igira inyuma, ukigira inyuma, rekeraho, ukongera ugahagarara, igira imbere, kata. Ukamushaka umuntu uri hanze akagera kuyobora uri mu kinyabiziga. Cyangwa hano igisubizo cy'ukuri ni D, koresha akareba nyuma kakwegereye. Hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ese igisubizo cy'ukuri ni A, kumanura ikirahure cy'imodoka urebe inyuma. Ese igisubizo cy'ukuri ni B, gufungura umuryango w'imodoka ureba inyuma. Ese igisubizo cy'ukuri ni C, gushaka umuntu uri hanze y'ikinyabiziga ukuyobora. Cyangwa igisubizo cy'ukuri ni D, gukoresha akareba nyuma kakwegereye. Hitamo neza igisubizo cy'ukuri ucyandike ku gapapuro. Ndakeka ko wamaze kwandika igisubizo cy'ukuri ku gapapuro. Hano rero igisubizo cy'ukuri nta kindi
ni C, gushaka umuntu uri hanze y'ikinyabiziga ukuyobora. Ndakeka ko ibi bintu mukunda kubibona, mukabona nk'umushoferi ari mu modoka ariko hari umuntu hanze uri kugira amubwira ati igira inyuma, subira imbere, kata, ari kugenda amuha ubutumwa. Ubwo rero uba ugomba gushaka umuntu uri hanze y'ikinyabiziga ukuyobora. Ikibazo cya 14 kirabaza ngo uri modoka cyangwa romoroki ikuruwe n'iyo modoka bishobora kugira itara risa n'icyatsi kibisi bituma umuyobozi yerekana ko yabonye ikimenyetso cy'uwitegura kumunyuraho. Iryo tara rigomba gushyirwa aha hakurikira: A, hafi y'inguni y'ibumoso bw'ikinyabiziga; B, hafi y'impera y'iburyo bw'ikinyabiziga; C, inyuma ahegereye inguni y'iburyo; D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hari umuntu ushobora kwibaza, ese romoroki ni iki? Romoroki ni iki? Rero umuntu utazi ikintu cyitwa romoroki, mu yandi magambo ni kontineri. Kontineri, cya gisanduku kiba kiri kuri bya bimodoka binini. Hano rero urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ese igisubizo cy'ukuri ni A, hafi y'inguni y'ibumoso bw'ikinyabiziga? Ese igisubizo cy'ukuri ni B, inyuma hafi y'impera y'iburyo bw'ikinyabiziga? Ese igisubizo cy'ukuri ni C, inyuma ahegereye inguni y'iburyo? Cyangwa igisubizo cy'ukuri ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo? Ubwo bikaba bivuze ko A na B na C bitari ibisubizo by'ukuri. Ese wowe hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ndakeka ko wamaze kwandika neza igisubizo cy'ukuri ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. A ntabwo ariyo, B ntabwo ariyo, C nayo ntabwo ari igisubizo. Ikibazo cya 15 kirabaza ngo ibinyabiziga bikurikira bigomba kugira icyerekana umuvuduko kiri aho umuyobozi areba neza kandi kigahora cyitabwaho kugira ngo kigume gukora neza. Hakaba hari ibinyabiziga bigomba kuba bifite icyerekana umuvuduko ari kugenderaho kandi kikaba gikora neza, kikanitabwaho mu gihe runaka kugira gikume gikora neza, bitewe n'ibyago bashaka kurinda abandi bayobozi b'ikinyabiziga, bitewe n'ibyago bashaka kurinda uwo muyobozi w'ikinyabiziga, bitewe n'ibyago bashaka kurinda umunyamaguru. Ibyo binyabiziga rero ni ibihe? A, ibinyabiziga bifite umuvuduko nibura wa kilometero 60 mu isaha. Ibintu bya kilometero 60 mu isaha mu bantu batabizi biba biri mu modoka n'ibindi binyabiziga bikoresha moteri. Iyo uri kugenda ubona umuvuduko uri kugenda uragenderaho. B, ibinyabiziga bishobora kurenza kilometero 40 mu isaha. C, ibinyabiziga bishobora kurenza kilometero 30 mu isaha. D, ibinyabiziga bishobora kurenza kilometero 25 mu isaha. Ikibazo nk'iki iyo ubonye igisubizo cya nyacyo ujye uhita ugifata mu mutwe, niryo banga, kuko nta kundi kuntu baba bakubaza iki kibazo. N'ubundi iyo bakikubajije mu kizamini gutya kigaruka kimeze. Kandi murabizi ko ibi bibazo turi gukosora nibyo bongera bagafatamo ibibazo, ntabwo bajya kure. Hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Hano rero igisubizo cy'ukuri ni B, ibinyabiziga bishobora kurenza kilometero 40 mu isaha. Ikibazo cya 16 tegereze neza. Kirabaza ngo muri ibi binyabiziga bine ni ikihe kiri mu buryo bwiza bwo gukata ikoni ry'iburyo kiva mu muhanda munini kijya mu muto? Tegereze neza. Ikinyabiziga 1 cy'umuhondo, 2 kiriya gisa umutuku, 3 kiriya gisa ubururu, 4 kino gisa muri kukibona kuri screen. Ese kiriya ni ikihe kinyabiziga kiri mu buryo bwiza bwo gukata ikoni ry'iburyo kiva mu muhanda, uyu muhanda munini kijya mu muto? Mwitegereze neza ubundi muhitemo igisubizo cy'ukuri. Ese ni ikihe kinyabiziga kiri mu buryo bwiza bwo gukata? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko wamaze kubibona. Reka noneho turebe ukuntu babajije.
A. Ikinyabiziga cya mbere kiri mu buryo bwiza bwo gukata ikoni ry'iburyo. B. Ikinyabiziga cya kabiri kiri mu buryo bwiza bwo gukata ikoni iburyo. C. Ikinyabiziga cya gatatu kiri mu buryo bwiza bwo gukata ikoni iburyo. D. Ikinyabiziga cya kane kiri mu buryo bwiza bwo gukata ikoni iburyo. Tegereze neza ibyo binyabiziga ubundi uvuge ikiri mu buryo bwiza bwo gukata muri muhanda ugana iburyo. Ese ni ikinyabiziga cya mbere, ese ni ikinyabiziga cya kabiri, ese ni ikinyabiziga cya gatatu cyangwa ni ikinyabiziga cya kane? Ndakeka ko wamaze kwandika igisubizo cy'ukuri ku gapapuro. Ese igisubizo cy'ukuri ni A, ese igisubizo cy'ukuri ni B, ese igisubizo cy'ukuri ni C cyangwa ni D? Ndakeka ko wamaze kwandika igisubizo cy'ukuri ku gapapuro, umaze kureba ikinyabiziga kiri mu buryo bwiza bwo gukata iburyo. Hano rero ikinyabiziga kiri mu buryo bwiza ni icya A. Ikinyabiziga cya mbere kiri mu buryo bwiza bwo gukata ikoni ry'iburyo. Tegereze neza icyo kinyabiziga cya mbere. Dukomeje n'ikibazo cya 17 kirabaza ngo ni iki umuyobozi w'ikinyabiziga yakora mu gihe abonye icyapa kiburira cya mpande eshatu gitukura mu muhanda? A. Hagarara utegereze amabwiriza. B. Umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kugabanya umuvuduko ateganya icyago imbere ye. C. Kukireka ukagumana umuvuduko ufite ugakomeza. D. Hagarara kuri icyo cyapa cya mpande eshatu mbere yo gukomeza. Wari uri kugenda mu muhanda ubonye icyapa kiburira kiri imbere yawe, murabizi biba bikoze mu shusho ya mpande eshatu, kiri mu muhanda kiri kukuburira, wakora iki? Ese igisubizo cy'ukuri ni A, ese igisubizo cy'ukuri ni B, ese igisubizo cy'ukuri ni C cyangwa igisubizo cy'ukuri ni D? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko wamaze kwandika igisubizo cy'ukuri ku gapapuro. Ndakeka ko wamaze kucyandika neza. Igisubizo cy'ukuri rero hano ni B. Umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kugabanya umuvuduko ateganya icyago imbere ye. Ukagabanya umuvuduko ugateganya ko hari icyago gishobora kuba kigutunguye, bikaba byaguteza nawe icyago, cyangwa ukabiteza abandi bayobozi b'ibinyabiziga. Ikibazo cya 18 kirabaza ngo ni iki umuyobozi w'ikinyabiziga agomba gukora ahuye n'amatungo mu muhanda? Murabizi amatungo hari igihe bibaye ngombwa ko ajya mu muhanda, urugero ari kwambukiranya bayajyanye nk'abantu bavuye kuyagura cyangwa bagiye kuyagurisha, bayajyanye mu isoko ry'amatungo. None uri umuyobozi w'ikinyabiziga, utwaye ikinyabiziga, uhuye n'amatungo ari mu muhanda, wakora iki? A. Kuvuza ihoni kugira ngo zihunge. B. Umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kugabanya umuvuduko zigatambuka. C. Kwatsa amatara maremare kugira ngo utambuke wihuta mu buryo bushoboka bwose. D. Kuvuza ihoni ukanyuraho witonze. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Uri umuyobozi w'ikinyabiziga, utwaye ikinyabiziga cyawe, ugeze imbere usanze amatungo mu muhanda, wakora iki? Ese wavuza ihoni gusa kugira zihunge? Hari nk'amatungo batumva ku buryo niyo wavuze ihoni ute atagenda. Ariko wewe urahitamo igisubizo cy'ukuri ukurikije uko ubibona. Ese igisubizo cy'ukuri ni A, ese igisubizo cy'ukuri ni B, ese igisubizo cy'ukuri ni C cyangwa igisubizo cy'ukuri ni D? Ndakeka ko wamaze guhitamo igisubizo cy'ukuri. Hano igisubizo cy'ukuri ni B. Umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kugabanya umuvuduko zigatambuka. Ikibazo cya 19, murabizi nyine inyamaswa nta bwenge ziba zigira, uba ugomba kugabanya umuvuduko ukareka zikabanza zigatambuka. Ikibazo cya 19 kirabaza ngo gushyira mu muhanda ku buryo budasanzwe ibinyabiziga bikururana birenze 3 bigomba gutangirwa uruhushya cyangwa uruhusa. Uretse
imashini ihinga iyo zigenda urugendo rutarenze kilometero 25, ibinyabiziga bikururana bitwaye ibyamamazwa n'ibindi biteganywa n'iri teka, ariko igiteranyo cy'uburebure bw'ibyo binyabiziga bikururana ntibishobora kurenga ibipimo bikurikira: A metero 50, B metero 35, C metero 25. Hakaba hari ibinyabiziga bikururana ariko bikaba bifite uko bigomba kugaragazwa. Hano ni D, habayeho kwibeshya. D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese wowe hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ese igisubizo cy'ukuri ni A? Ese igisubizo cy'ukuri ni B? Ese igisubizo cy'ukuri ni C? Cyangwa igisubizo cy'ukuri ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo? Tamo igisubizo cy'ukuri ukoresheje ubwitonzi. Ndakeka ko umaze guhitamo igisubizo cya nyacyo. Igisubizo cya nyacyo rero hano ni C, metero 25. Ikibazo cya 20 ari nacyo cya nyuma kirabaza ngo ibinyamitende 3 bifite moteri bigomba kugira amatara akurikira: A. Amatara 2 ndangambere n'amatara 2 ndanganyuma yerekana ko ikinyabiziga gihagaze. B. Utugarurarumuri 2. C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ibintu bijyanye n'amatara byo nka ino weekend mw'ikintu musabwa no gukanda subscribe abantu batari bayikora, kugira ngo isomo nibuze kubategura rijyanye n'amatara muhite mubonera ku gihe, ubundi bizabafashe gutsinda muri kora ko ibintu bijyanye n'amatara bakunda kubibaza. Hano ese igisubizo cy'ukuri ni A, amatara 2 ndangambere n'amatara 2 ndanganyuma yerekana ko ikinyabiziga gihagaze. Ese igisubizo cy'ukuri ni B, utugarurarumuri 2. Ese igisubizo cy'ukuri ni C, A na B ni ibisubizo by'ukuri, cyangwa igisubizo cy'ukuri ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko wamaze kwandika neza igisubizo cy'ukuri ku papuro. Hano igisubizo cy'ukuri ni C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ndakeka ko wewe twabanye turi gukosora kino kizame cyakozwe hari icyo bigufashije. Ndakeka ko ukomeje gushyiramo imbaraga kandi hari ikintu ukeneye ko tugusobanuriraho, wakitwandikira muri komenti. Kandi ugiramutse uri gukosora kino kizame ukagira ikibazo, utwandike kuri 078 935 16 26 tugufashe. Serivisi aba ari ubuntu n'amakode ari kuboneka aho waba uri hose mu gihugu, tugufasha kubona kode mu gihe gito. Mugire ibihe byiza, ndabakunda cyane.